ariko wamubonye namubonye uramubona uyu mukobwa ndakubwiye ngo sinzi niba ari umukobwa ari n'umugore ariko abenshi bari kuvuga ko nyine no mu minsi ishize bamutereye ivi aracyari umukobwa hajya ngo bamwita rero umukazana urabona ukuntu aba yahagurutse yabyinnye gutya yagize gutya turi gutoza buri ndirimbo yose umva ari mu mwuka kabisa. ubundi rero reka nkubwire niba ari ikintu kigoranye ifaranga ryo mu Rwanda riragoranye. Amafaranga aragoye kuyabona riragoranye no nkubwiye ngo riragoranye. Ifaranga ikintu kitwa igiceri kiragoye kukibona ariko uri kuvuga ngo nk'uyu nguyu ubundi urabona uretse gatoya kirimo kara ka video uretse dushyima ka video gatoya urebe kadushyima ka video gatoya urebe reba mbese ukuntu azamura akaguru abenshi baravuga ngo ni umusazi ariko reka nkubwire urumva uyu mukazana njye ndamwemera kandi ndamukunda. Nanjye ndamwemera cyane kuko ibyo akora ubona ko abifiringa urabona ko akora ibintu bizi neza abari mu murongo wa nyawo. Uyu rero ni umukazana akaba ari umukobwa wamenyekanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga akaba yaramenyekanye kuri social media cyane cyane noneho abantu bose buri kakitirebye buriya ari ukuntu ahubwo njyewe namukurikiranye kuri TikTok afite utuntu numva nanjye ndahimbawe uzi ko njyewe iyo ngeze kuri TikTok nkabona ari we tayari ubwo mbandi kuvuga ubwo njye bicupa ngiye kunywa cyangwa kandi ngiye gukora bitavuga ati byose ndicara nkazana hari akana akunda gukora urumva nagashiramo akantu none yazamura akaguru avuga ati kara kantu rubonye mukanya rero abenshi reka nkubwitse ko turi kuri Bushake TV kuri Bushake TV nk'ibisanzwe yindi kumwe ndi Beni bamwita nawe Mr Nigazo w'irubavu bamwita Nigazo w'irubavu mbanagiye kumusura aka kantu ndagira ngo uyu munsi twaganireho kuri uyu mukobwa umukazana uyu mukobwa wamenyekanye cyane kuri Keti Radio akaba azi cyane amenyekanye nk'umuntu w'umukobwa mbese mu Rwanda nta wundi muntu washobora biriya bintu nta n'umwe nuko bavuga ngo bashadibu ngo hari ukuntu ngo bagize ite ngo bagize ite bashadibu bafite ibyo bamamayemo ariko ku muziki kuri umukobwa reka nongere mbashyiramo kandi gatoya cyane k'amasegonda make cyane rero ibi ngibi nibyo abantu muri rusange cyane cyane urubyiruko abanyarwanda n'abandi bose bo ku isi bakeneye ibyishimo. Ariko ejo bundi wabonye uriya mupolisi wo mu muhanda wabonye ukuntu rero bari mu muhanda kuriya akazi wabonye ukuntu yatangaje abantu rero ibi ngibi ni Gazo w'irubavu nkubwire ngo biriya ni impano ihebuje cyane hanyuma ibi ngibi nkubwire ko bitanga ibyishimo kuba mureba nanone kandi harimo abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni umutamutwe biriya bintu ni ubusazi ahubwo nibo bataye umutwe umuntu wese utagira icyo gukora yabonye umuntu ashoboye akazi amwita umutamutwe. Reka rero nkubwire uko abantu benshi bamubona cyane cyane kubo tugenda tuganira uriya mukobwa bavuga ko akenshi ari energetic ni ukuvuga ngo ni umunyembaraga ni umuntu ugaragaza nta kintu yikanga nta na kimwe aragenda akajya ari mu kazi yajya mu kazi kandi biriya bintu bituma abantu bamukunda nanjye ndamukunda cyane none arigenya mvuga ngo shara mukobwa rwose yacitse ndi umusaza rwose ariko kudepasa biremewe wanamudawe reka nawe wagukabije cyane. Uriya mukobwa rero nanone akaba twavuga ko kuvuga ko ahagarariye icyo bita lifestyle akaba yihagarariye lifestyle buriya ni uburyo ki abantu babayeho mu buzima twavuga abantu bagira ibyishimo bagira umunezero mbese baba ari abantu kuvuga ko ahagarariye nk'abantu bose bakeneye ikintu cya muzika cy'ibyishimo n'umunezero kandi abagomba guhora yishimye. Uriya mukobwa umunsi umwe nzamutumira kuri Bushake TV nzamutumira rimwe turi mu kiganiro nzakubwira twagiye nawe niba ari no kunyumva umva mukazana ndagukunda cyane kandi nanone akaba ari creative ni umuntu uzi gucreating utuntu dushya mbese ni umuntu ukunzwe cyane ku buryo rwose impamvu rero bamwe bamwita umutamutwe akenshi ni uko bababona bo ntibabishobora bafite imbaraga ntibabishobora azi no gukora kandi ni kuvuga ngo niba batabishobora nicyo kibi cy'abanyarwanda rero abanyarwanda barakugendera bakabona ikintu cy'umuntu ari gukora kubera ko batagishobora bo bagatera kuvuga ngo ngari yabo ndasenga ari gukora akazi umwita umutamutwe arahembwa
gusa icyo batagomba kwibagirwa burya iyi jambo umutamutwe ni imvugo y'abantu bamwe bamwe nibo bataye umutwe badatekereza bataye umutwe. ni gute umuntu akora igikorwa abona umutamutwe. Uyu mukobwa aramutse avuye kuri Keti Radio ndakubwiye ngo ira radio ishobora kuba yanagira ute yanahirima. Rero ukuri nanone ku biganiro bye abura mukobwa afite impano. Ariko rero cyo mukundira ni kimwe cyo mukundira ni kimwe ubwo yatangiye kumva akaririmbe habi ya gospel. Uretse twumve kano kamakanya gato ati burya urukundo guzagukunda nawe uzajya umukunda. Abona buriya uyu mukobwa ni uwa mbere cyane. Ariko uyu mukobwa ni n'intwari. Rero bino byagombye kuha abantu isomo, buri umwe wese bino byagombye guha n'abantu isomo. Mu kanya turaza kujya kuri ku Nganzo TV, mu kanya turajya kuza ku Nganzo TV. Hari abantu badusabye ikiganiro cy'abari abakobwa bagize bari abakobwa bari bambaye amasume mu muhanda bari abakobwa rwose ntabwo banejeje ntabwo banejeje turaza kuvuga mu kanya ku Nganzo TV, ku Nganzo TV. Gusa icyo nakubwira cyo uriya mukobwa buriya ikintu biba bitandukanye ni ukuvuga ngo ibyo akora kuriya niba ari umuntu uba ufite morali yishimye anezerewe nawe utwumva kuri Bushake TV menye ngo nyine no mu buzima busanzwe niba ubaho utishimye udafite umunezero no mu buzima busanzwe nawe birira bivuga umurimo ukunze ushyiraho imbaraga umurimo ukunze ushyiraho imbaraga. Niyo mpamvu rero njye ndamwite mutamutwe aho njye respect ndanamusuhuje hose. Yes twamusuhuje cyane. Itandukaniro ry'amarangamutima buriya abantu baba batandukanye. Uzarebe akenshi hari ukuntu abantu bajya mu kabari ugasanga batangiye kugira akantu bakabyina umunezero waje. None se hari umuntu ugenda mu kabari akicara mu kabari gutya akicara afite ibibazo byamurenze ari kunywa rya cupa rye ariko ibibazo byenda kumuturikana. Ibibazo kugira ngo birangire rero bizi iyo agiye muri ka kantu kawa muzika gutya ntabwo mbabwiye muzajya menye kunywa inzoga ariko n'undi ufite amafaranga yawe wakwishima igikunejeje cyose ukwiye kwishima ukaba mbese ukumva uri umuntu w'isupe igihe cyose ntabwo ari ngombwa ngo ube widoroze ko kwidorogana ni byiza byabyo ariko umunezero niba ugize amahirwe ukabona umunezero wo mu mutima ukoreshe n'umuntu abone ko wishimye bro. Ikiganiro cy'uyu munsi rero cyacu turimo tuvuga kuri mukobwa umukazana kuri Keti Radio. Uyu mukobwa tubwizanye ukuri ahubwo tujye muri comment umbwire ngo uramwanga umbwire n'icyo umwangira wowe urajya muri comment tubwire ngo uramwanga basi wotera commentaire aho ngaho tubwire ngo umwangira nurangiza tubwire ngo njyewe umukobwa ikintu umwangira ni iki ngiki njyewe uriya mukobwa njyewe 150 ku ijana njyewe 90 ku ijana icumi subikize icumi rakubwira hano nari bizi icumi turaribikije nzarigaragaza twabonanye umukazana niba twumva rero urumva ko abantu benshi bifuza kuzamubonaho rwose twebwe hano turagushyigikiye kuri Bushake TV nawe niba tuzatwumva kino kiganiro cyacu turagusuje cyane kabisa kurajeze kandi Imana ikomeze gushyigikira uriya mukobwa ndamukunda cyane. Reka mbere kandi kantu gato cyane k'amasegonda nka 3 ukuntu abakora reka ngare ko kara kambere hari ukuntu nyine ajya kuzamura ariko Gabriel nabibonye nanjye ndavuga shyiramo kakandi ajya bakita ngo uretse gato zamura wakabonye noneho hari ukuntu nanjye tariki yo kubeshya ubwa mbere ni mwe mubona navuze ngo umukobwa nishinze bya nakazi urabona kana akazi naho mu buzima busanzwe ntacyo atwaye ariko njye biranabona nta n'ikimuciro ubanza gihari. Nabo bandi bagenda bavuga ngo mbese ngo umugabo nashaka umugabo ngo bizagenda bite uwo mugabo niba azaba yamukunze kubera ko abona ibyo akora akaba ari cyo kintu yamukundiye kintu nta kibazo kiri dega biravuzwe ngo niba ukunze umuntu mukure n'ibyo byose. Rero ukuvuga ngo uramwangira kubyina uriya mugabo yamukundiye impano ze rero impano ze reka nyine akomeze azikoreshe kandi reka zigize icyo zinjiza kandi ikindi niba akora ibintu bikinjiza amafaranga none hari ikindi kintu hari undi muntu wagiye guhinga agira 1000 cyangwa se 2000 akora ni umukozi w'ukwezi agomba kubona umushahara cyane
na channel yo kanagira ikigeraho. Yes. Reka rero uyu munsi tugera ku musozo w'ikiganiro cyacu nandi kumana n'igazo w'irubavu. Ikiganiro cy'umunsi nuko harimo abantu benshi bagenda batera comment ku bantu. Buriya natwe ntago tubura abantu batuvuga nabi. Ntage zakubeshya. Uko bumeze kose. Dore ikibagaho cyo nemera bavuga ko namuroza ubura umukarabya. Yes. Kandi byanga byakunda. Nta gihe uzigera ukora neza munezero abantu. Ikibi cy'abantu bakize barakugendera sibyo nuko bakuntu wanda tuvuge ufite ubwanwa bumeze gute atanga kariya ngo kaba kari kwiyemeza ngo nyinya bakavuga ngo inyinya ngo turatunya se ngo bari kurata none bakamura kaba yakigabo kugira ngo mbonero kujya kunuza ngo gikuze none se abantu bakuze ntibaza kuri social media umva bene kugira mbonero mbwire n'abantu kuvuga umuntu si byiza no guharabika umuntu si byiza karakteri z'umuntu nizo zimugira uwariwe. Yes. Nibyo njya abantu bikenshi nta muntu mubi ubaho. Nawe mubi kereka wa wundi w'umurozi w'abandi babicanye. Wowe kubona umuntu ukamwikoma umuntu ngo ni mubi ngo ngewe ngo nkakure ukabona umukobwa kavuga ati ugatara kumwishyiramo ngo kira kuba nikira ibyo ngibyo rwose bagenzi bavandimwe. Byo naga ari byo. Sibyo. Niba uri umuntu ndabihanangirije. Niba uri umuntu ufite ubumuntu umuntu wese mukundire karakteri mukundire ukomeze cyane ko twese twarimwe n'Imana kereka niba wowe uhakana ko twarimwe n'Imana uravuga ngo uri umuntu mwarirata niko ateye ntabwo kwirataho niko ateye rero kuba ari umuntu niba yakarabye ngo mwahura ngo yakarabye adakarabase yes ushaka kwasute ben umukazana rero twebwe turagushyikiye cyane ikomeza wagure iyo mpano ahubwo tubwire na channel yawe ukoreraho tujye tuziforowinga tujye tuzigira ute ujye uduha n'utu video turebere uko twebwe dushimisha cyane Nigazo w'irubavu. Oui. Ndagushimiye cyane rero. Nanjye ndagushimiye Ben. Wari wifuze ko twavuga ko umukobwa mukazana ndumva turangije kumuvugaho reka umwanya tuharere n'ibindi bikorwa gusa nambwira abantu bose kuri Bushake TV reba ko wakanze kuri button subscribe. Ariko ntibibagirwe no hano kuri Mahoko Buy and Sell kigufitiye amazu meza cyane ikaba igufitiye amazu yo gukodesha ibibanza amamodoka meza cyane bavuga imodoka ntabwo bavuga amamodoka bavuga imodoka nziza cyane amamodoka ari meza cyane bavuga imodoka nziza cyane aho ngaho rero turabigufitiye ngo ni kuri Mahoko Buy and Sell Rubavu washyira nimero ubwo abantu bagiye aho ngaho muri iyo screen yawe uri buze kuhabona nimero kugira ngo ujye udukurikirana uko bukeye nuko bwije ariko utibagiwe n'Inganzo TV. Ufite ikibanza ushaka kugurisha ufite ahantu ushaka kugurisha ufite se inzu ushaka kugurisha ikintu cyose Mahoko Buy and Sell arahakubereye ndetse Nigazo w'irubavu arahakubereye rwose buri kimwe cyose arakiguhereza ku mafaranga makeya ku giciro cyiza na serivisi nziza cyane nambwira ngo komeza ubwe neza ciao ciao